ikintu cy'ihohoterwa ahohotera abagore kenshi abagabo ntabwo bahohoterwa ngira ngo ku 10 usanga bahohotewe niba umugabo ari umwe ku 10 abandi 9 ku 10 ni abagore ariko iyo mico yo guhohotera abagore ituruka yavuye ko atari ikinyarwanda nyarwanda bubaha buri muntu wese bubaha umuntu mukuru bubaha umwana bubaha byagera ku mubyeyi ho bikaba akarusho iyi mico nayo niyo mwiga nayo mwaraminuje abantu bagiye kwiga ukuntu abantu bahohoterwa ubwo nayo n'ibindi mwahashye nabyo biraho bizwe hohotera abantu ku mirimo hanze hariho hose bikajya ahantu hose bikajya ku mirimo bikajya mu madini bikajya n'iki iyo ndwara n'indwara ki abantu badashobora no kurwanya noneho ngo ariko hari uburyo busobanutse bikwiriye kuba birwanywa ririya hohotera tudakemura buriya naryo ritwambura gutera imbere ntabwo mwari mubizi ihohotera y'abantu bizana umwuka mubi mu mibanire y'abantu abantu bahora baraho buri wese afite ikibazo ndetse ikibazo yabuze n'uwo yagitura kuko mu bahohotera abantu mbere naho hakaba harimo abayobozi bakaba bari mu bahohotera abantu none abantu bayoborwa abaturage bazageza kuri inde ikibazo ngo bakimukemurire cy'uko yahohotewe niba yari akwiye kuba kigezaho umuyobozi nawe ari wo mwuga ari we bishoboka bite mwemera iby'iki mu mico imeze cyo kubera iki mu miryango mu turere mu tugari mu mirenge ihohotera n'iki mwabivunye mwiki noneho rero byabaye abayobozi muba muri mwebwe intore z'umuryango abayobozi b'umuryango muba mu biki namwe mwafashe umwuga wo guhohotera abantu gute muri RPF byavuye hehe byaturutse ko narinzi ko nk'abanyamuryango ba RPF icyo mwari mukwiye kuba mucyamagana mukirwanya mwabaye mute nimwe mbaza RPF maze uko nyiziye RPF ntabwo ari kuvuga gusa ngo wowe ibyo ntubikora ubwo ukababaye umwere ukababaye RPF oya RPF nzi abayobozi n'abayoboke ba FPR niba ikintu kigaragara ko atari kizima ntugikora ariko nta nubwo wihanganira abagikora naho wowe gusa kugenda mu nzira ukavuga ko uri umwere ngo uri RPF ukabona abakora ibidakorwa ukabona abakora amarorerwa ugahita ukagenda ukavuga ngo uri RPF ntabwo uriyo